Abakorera muri iki kimoteri bavuga ko ugeze muri aka gace wese yinjira muri iki kimoteri uko abishatse, harimo n'abana bato binjiramo baje gushaka ibyuma. Ibi bikaba biteza umutekano muke w'abahakorera no ku buzima rusange. Ubwo umunyamakuru yahageraga yasanze abana barimo gushaka ibyuma ndetse bamwe mu bakorera kuri iki kimoteri barimo kubirukana. Duhura nazo muri kimoteri bijyanye n'uko kitubakiye, ni ikibazo cya mbere ni abana bakizamo, abantu b'abaturage bahaturiye, ababyeyi, n'aya mashashi akaguruka akajya mu ngo z'abandi, ugasanga izo zose ni imbogamizi. Kuko kitazitiye dore n'amatungo baba baragiye muno, ibintu byose, ibyo byose ni imbogamizi tubangamiye. Bakizitiye byadufasha kuko nibwo twakora n'akazi kacu, nta impungenge dufite. Kugira ubundi kimoteri urabona kuba kitubakiye nabyo ni ikibazo. Noneho ubu ngubu n'abaturage baturiye izi ngo iki kimoteri bose hari abazana imyanda batishyuye, kandi kuzimeramo n'imyanda bisaba kwishyura. Umva rero iyo bazanye imyanda batishyuye, natwe abakozi tugiraho ingaruka, bakavuga uti twebwe twariye amafaranga kugira bazizane. Ngo bakizitiye rero byadufasha, ntihagire ingaruka nimwe twongera guhura nazo. Imbogamizi zaduteza kugira ngo kibe cyubakiye mbese hameze neza, ni uko haba hubakiye, hamara kubakirwa nk'ubu ngubu hubakiwe, ntabwo hadutera imbogamizi, nta nubwo byataruka wenda ngo bije mu mirima y'abandi, ariko kigomba kubakirwa gutya. Imbogamizi duhura nazo ni uko ari aba bana bazagamo bakageramo akajagari gusa, kubera haba hatagize, barabakumira ariko ntabwo bemera. Bidutera imbogamizi kuba kitazitiye, abana baza mu kimoteri, amatungo, abantu binjiramo batabiherewe uburenganzira, ariko kibaye gifite geti byaba byiza kurushaho. Aba baturage basabye inzego zirebwa n'iki kibazo kugira icyo zikora vuba na bwangu kuri iki kibazo, kuko kirimo kubabangamira cyane kandi gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo. Icyo dusaba ni ubufasha, bakizitira cyangwa bagura n'ahandi bakubaka ikindi kigezweho. Twasaba nk'ubuyobozi bw'akarere bukadufasha bakakizitira. Hari ikibazo ubona hakorwa kugira ngo bahazitirire neza, cyubakire neza, hamere neza. Nibyo cyubakiye, ntabwo abana bazamo ngo bazemo uko bashaka, kuko kiba kizitiriye kandi gikinze neza, hakajyamo hakinjiramo abakozi gusa. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego zirebwa n'iki kibazo, ariko ntibyadukundira. Gusa dukomeje gushaka amakuru ku ruhande rw'ubuyobozi, tugezeyo tumenya tukaba twayabagezaho mu makuru yacu ataha. Mu gihe abakorera kuri iki kimoteri cya Musanze bakomeje gusaba ko cyakubakwa mu buryo bujyanye n'igihe kandi kigashyirirwaho n'uburyo bwo kukirinda. Harasabwa ubufatanye bw'inzego zose bireba kugira ngo iki kibazo gikemurwe vuba. Sekanyambo Jean Damascene, ATV, mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.